irikiraza urimo urayigwamo fresh yancengeye dutangirire rero Bamushinga nawe. wabigenza ute uramutse uvumbuye ko buju wawe ikibasumba bote mutima muravumba logika karubamba wabigenza ute biragoye kwibuka uko bigoye kose ariko bifite n'igisubizo birangiye ukuntu mbyumva rero ugasanga umuntu yakubwiye ngo kagira karanyereye twabanye imyaka 30 mwambira ababyeyi beza mwamaye byinshi nayo nkeneye gusa ubu guhera kuri ubu wa 31 hari undi no tugiye gutangirana ubuzima nibura ubushasha Subya. ariko bwina ubwo namwe mwagiye gukora umuryango ejo namwe hari uzabavamo mukagira icyo mumuha n'icyo mwahawe iwanyu uzabavamo uzabakomoka yego yatuvemo amaraso bibaho birumvikana ariko naza kwigira iriya ruguru Dikirape. ibintu byanyu byose murumva biza muri ino Byo gukiringa. ngize ikintu nakora nicyo ugiye kutubwira dore ikintu nakora rero nkakira ahubwo none nakaga kundo ngiye gakina yipitiye iwacu nahita nkazana ewana nkarumuha rwose yashaka yagenda rwijuta mu muhanda ariko aho ngaho uze kwitonda kuko sinzi niba Justin ari bumfashe muri Bibiliya ntabwo nibuka verses neza hano havuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha bivuze ko umubyeyi wawe ibyo yakora byose yaba ari umusazi yaba ari mugufi yaba ari igikara uko yaba ameze kose uko yakwigira kose kubera ko ari Imana yahisemo ko uvukaho ntushobora kumuhindura ntushobora kugira utegetswe kumwubaha muri kondisiyo ari yose waba urimo ikintu mwashaka kumbwira ndacyumva yego inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo ngiye kubivuga ngo iyo ngiyo ntabwo ari umutwe gusa ahubwo ari umutima nama njyewe ikibazo mwakunda gukoresha mwe murakoresha imirongo yo muri Bibiliya mushaka ko ngiye kunasoma kandi ndikuru mbajije ngo mitsingi yishizemo hasi mundi njyewe wimbaza man ibyo by'imirongo wowe wabengutswe inkumi yo kwa runaka wumva gutanga urugero gutanga ntabwo mbera data bukwe komeza kubera ko tunga sadepa uyishyize muri quelque chose urumva igihe kirageze umweretse ababyeyi baratangiye baramukrititse ni kagufi rero twese shahurira se kuko ati mwabyara abana ameze batiti nawe ndebe ugiye gutereta umukobwa arakwakiriye kuko umukobwa niwe uzakwakira ugiye kumva wumve se nk'umuntu muke bari ariko ubundi rarutwe rwe mwarumona ya muhungu ugenda imitego rarutwe warubonye afite amenyo ntashobora kuyahanga wabibonye ya muhungu wamukundiye none kubera uko nagera bashaka kuzana ingwe mu muryango urabona wowe uriya muzabyara abana bafite imitwe ingana kuriya mbega bakaguha defo wowe ntabwo witegereza ngo namurebe urahumiriye Jao Jado Artist Official ku isonga. Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Jao TV show nge ubasuhuza nitwa Jado Artist banyita umunyabugeni cyangwa se umudesigner upfa kutajya kure y'inganzo yanjye umudesigner designer nizere ko mumeze neza rero iyo mumeze neza nanjye mba meze neza nkabasha kubagezaho ibintu by'ingirakamaro byubaka sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi bo ku isi hirya no hino bashobora kuba bumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Abatameze neza rero namwe kandi ndabihanganisha kuko ubuzima ni gatebe gatoki, uwo ni umugani nyarwanda. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi,
uyu munsi se bishobora kuba bimeze nabi ejo bikamera neza. Icy'ingenzi ni ukumenya uko byitwaramo. Hari abantu baba bameze neza ntibibwire ko ejo bishobora guhinduka, ugasanga n'ibyo yari afite abyayemo kubera cya gihe cyiza yagezemo cyamushutse. Hari n'abantu baba bameze nabi, icyo gihe bigatuma biheba, ugasanga isi yaba bihiye, ugasanga nta muntu bari gufata neza, barumva ko nyine ibintu byacitse, ntiyiyumvishe ko uyu munsi bimeze nabi ariko ejo bishobora kumera neza. So icy'ingenzi rero ni uko uyu munsi byamera neza ejo bikamera nabi. Icy'ingenzi ni ukumenya uko witwara muri kondisiyo urimo, zaba nziza se cyangwa zaba mbi. Twihutishije rero abakunzi ba Jyawo, uyu munsi tubafitiye topic igira iti wakwitwara ute mu gihe uvumbuye ko umugabo washatse cyangwa se umugore washatse umuryango wawe utari kumwiyumvamo. Nimvuga ngo utari kumwiyumvamo, wumve ko utamukunda, wabigenza ute? Ubushize duherukana tuvuga ku kuba uwo washatse noneho ari we udakunda cyangwa se utiyumvamo umuryango wawe. Uyu munsi noneho tugarutse twibaza tuti, ariko namwe turababaza, kuko aho hasi muri komenti mukurikiye Jyawo TV show hari ahantu hateganyijwe nyine namwe mushyira ibitekerezo byanyu, namwe muzadusubiza uko mubyumva. Wabigenza ute? Wakwifata ute uramutse uvumbuye ko umuntu wawe mwashakanye umuryango wawe utamukunda? Ikibazo kirumvikana ra? Zimwe zacyaza ubwenge numva kuri ntuzi. Birashoboka. Ahantu bisaba ubwenge, uzi kumva ikintu wakora usanze umuntu wawe uzi ko kunzwe Ugasanga noneho niwe wawe. Ubusanzwe umuntu ubundi kubaka urugo bikorwa n'urukundo. Urukundo hagati y'abo bashakanye nyine bagiye kubaka urwo rugo, ariko urukundo ruhera mu muryango, mu miryango yanyu mwembi ubundi kwanza. Ko buriya uramutse ukuze utarakunzwe, utareretswe urukundo, ntabwo mpamya ko wowe warugira ngo usagurire abandi. Rero mu by'ukuri mu gihe umuryango wawe utari kwereka urukundo wowe uwo waruhaye, wakwitwara ute? Inshuti bakunzi ba Jyawo TV show, rero umuntu uri butangirane natwe iki kiganiro paka ku musozo, iki kiganiro ndakwizeza ko kiri buze kurangira wamenye uko wakwitwara, kuko turi bugire n'akanya ko kuza kugira inama umuntu wangiwe umugore cyangwa se umugabo, kandi tugira inama n'uwo mugabo cyangwa se uwo mugore wanzwe. Ese we hagati aho nyuma yo kuvumbura ko yanzwe n'umuryango yashatsemo, we yakora iki? Yakwitwara ate? Iki kiganiro rero nizere ko kiri buze kuryoha kandi kiri buze kubaka abari bucyumve cyangwa se abo kigenewe. Aha twagiye rero. Uyu munsi reka dutangirire kuri Kira Center. Kira, yes. Topic urimo urayumva neza? Iri kiraza. Urimo urayigwamo fresh? Yancengeye. Dutangirire rero. Bamushinga nawe. Wabigenza ute uramutse uvumbuye ko buju wawe ikibasumba? Bote mutima muravumba. Gikakarubamba. Wabigenza ute? Biragoye. Biragoye kwibwa. Uko bigoye kose ariko bifite n'igisubizo. Birangiye ukuntu mbyumva rero. Iwo umuryango wawe iyo bamaze kukubyara barakurera nibyo, bakakuburera ukwiriye, ndetse n'urwo rukundo utanga ntekeza ko ari bo nibura urukomoraho. Noneho urakuze ugeze nawe ku kigero cy'uko kuri rwa rundi baguhaye wumva rwose ufite, hari undi mugiye kuvungura nawe ukamuhaho mugasangira, mbega kumva uburyohe ufite. Yego. Noneho ndetse uwo muntu ukavuga ati, ukereka umuryango ati uyu muntu ukaba ati twabanye imyaka 30, mwambira ababyeyi beza, mwama byinshi nayo nkeneye, gusa ubu guhera kuri uwa 31 hari undi no tugiye gutangirana ubuzima nibura ubushasha. Subya
nagiye kuvuga ngo ni umushaza ariko bw'inaha bw'icyo gihe noneho byarangira umuntu rwose wumva muzabana imyaka 99 cyangwa n'ijana ukaza ukamubereka bakamushima babyumva bakagushyigikira mukageraho noneho mubana yego mugatangira noneho ubuzima bwanyu bwite bwanyu muri babiri yego hahandi bavuga ngo umugabo arigira yakibura agapfa akaba ari wowe nawe nta wundi mwumva mutezeho iki n'iki wabo yakatiye nawe wanyu wakatiye ubwo namwe mwabaye mwagiye gukora umuryango ejo namwe hari uzabavamo mukagira icyo mumuha n'icyo mwahawe he iwanyu uzabavamo uzabakomoka yego yatuvemo amaraso bibaho birumvikana ariko araza kwigira iriya ruguru ikirape ibintu byanyu byose murumva bizamo ibintu byo gukwiringa nuko rata noneho ukaza kuvumbura ko none wa muntu baguhaye ewana kuko umuntu ntabwo yagusabira ikintu atagira ngo kikugire akamaro yego aho se oya kandi umuntu ugusabira abantu hari umubyeyi none nkaza kumenya ko rero wa mubyeyi wanjye arimo aranga wa muntu yanshyigikiyemo ngo mbane nawe ngeze ikintu nakora nicyo ugiye kutubwira dore ikintu nakora rero nkakira n'ubundi njyewe uba wenda se ntabwo nzi ngo ni umupapa ni umumama wahita uwo ari we wese wahita wubahiriza izina uwo ari we wese kira nyine oya ibintu bya kira biba bigiye cyapembeni wakora iki rero ikintu njyewe numva rero bakwangiye bote mutima mutima inyanya zawe inyanya zagize ahora ari uburyoshye ariko inyanya rigeze igisereri noneho rero none se ngamatako ye ni ibitomati kase shagira ngo baribeshye buriya tomati bitomati se ni ibise by'urunyanya kuko ruhora ari ikirungo ubwo se noneho ratangiye ikintu nakora nkanjye buriya njyewe sinzi niba ariko nimba minisiteri dore ku izina minisiteri dore ku izina ku izina minisiteri y'ubutetsi n'ubucuguzi babita abateka bigoye reka twemereze twigende noneho rata njyewe ubwo banyangiye umugore kandi mu by'ukuri buriya umaze kuva iwanyu hari byinshi uba wataye hari ibindi ubagereye gushaka hari ubundi buzima ugiye gukora njye ntabwo nakumva ko bari abamwanze njye rero ikintu byanankoraho ahubwo ubwo nanjye nareba avuga ati uyu muntu niba bamwanze ari njye wamuzanye muri ubu buzima njye ndakora iki ahubwo none n'aka gakundo ngiye gakina ripitiye iwacu nahita nkazana ewana nkarumuha rwose yashaka agenda rwijuta mu muhanda ubwo iwacu aho ngaho uze kwitonda kuko sinzi niba Justin ari bumfashe muri Bibiliya ntabwo nibuka verses neza hano havuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha bivuze ngo urukundo rw'umwana n'ababyeyi be ubundi bavuga igitabo cyo kuva umutwe wa 20 cyangwa se igice cya 20 umurongo wa 12 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha bivuze ko umubyeyi wawe ibyo yakora byose yaba ari umusazi yaba ari mugufi yaba ari igikara uko yaba ameze kose uko yakwigira kose kubera ko ari Imana yahisemo ko uvukaho ntushobora kumuhindura ntushobora kugira utegetswe kumwubaha muri kondisiyo iyo ari yo yose waba urimo ikintu mwashaka kumbwira ndacyumva yego ubu ntago nk'umuntu w'umusaza cyangwa se n'umukecuru ukuze yego ntushobora kumwubahira kuko nyine ari umuntu wavuga ngo uyu muntu arakuze arambye cyangwa se yanabyara mama cyangwa yanabyara nde data abo ni abantu ku ruhande umva nyine urugero nshaka guha kandi urwo rukundo rubasagurira ko urufitiye n'ababyeyi banza wumva nyine uriya muntu nshobora kuba njye namukunze ariko nkamwubahira icyo ari cyo
icyo cyumve neza kuko ari mukuru ushobora kuba namukunze none ariko nkamwubahira icyo ari cyo n'iwacu rero n'iwacu njyewe ndo warubakuraho kubera ko ugasigara muravuze ngo umva nyine murambwiye ngo wubahe so na nyoko ngo kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe none njyewe nzubahwa ne kuko nashatse uwo mudamu wanjye ngira ngo natwe tubyare twororoke babandi none tuzababyara baze banyubaha bate ntarabashije guhuza na nyina wabo none njye ikintu mba ndimo ndareba hafi aho biriya mani utarabashije guhuza niba njyewe okay n'urugero iwacu wanyetse ko umugore wanjye bamwanze nanjye mbatije umurindi ese ubwo umva umuryango uzankomokaho nibura uzaba ufite rero oya ntabwo ubatiza oya nyine ubwo bibaye ngombwa yumviye iwabo yumviye iwabo yiyomoye ku mugore uko icyo njye nashatse kukubwira njye navuze ko ndamutse mkize na chance zo kubimenya nibura n'umugore wanjye we ataragira akantu gato amenya njye naza ahubwo na rwa rukundo nakundaga iwacu kuko numvaga nibura nimba mbakunze na mugore wanjye mukunze nabo hari uruva ko kuri bo rukanzaho nawe rukamujyaho urumva yagendaga abona ku mpande zombi none urwa ruhande nta kintu rumuhaye nanjye icyo nakabaye utaguhaye undi umuhe akaboko kaguhaye niko ugiye niko subiza nanjye ubwo rero nategeye ndwizanira ewana ariko madamu wanjye ko nibyo da inuma y'ubundi yabwirwa ngo guha natwe ubwo bivuze ko kiramuhiza mumushyigikira namwe rero urumva hari akandi kantu ugiye ntekereje wenda nunganiye Kira sinzi Justin nawe uruhande arivuzemo aracyarupfunyitse ariko jyewe uruhande ndimo nunganiye Kira ari ukuntu abivuze aravuga ati jewe nakomoka ku muryango wanjye aho mvuka ahubwo urukundo nari mfiteyo nkaruha umugore wanjye kuko hari impamvu yatumye ajya kureba wa mugore kugira amwiyegereze nuko amukunda none se niba koko yaravuye mu rugo ajya kwishakira umugore n'umugore bagahuza gutakomeza gukururukana n'iwabo erega avuye iwabo nawe niyubaka urwo rugo nk'uko se na nyina bagize gute bubatse ahubwo urwo rwango bari gushaka kubiba arwirengagiza brother uzi ko sibyo ndamutse ngiye mfata oya mbokira kuko ubundi ngiye umuntu aguhishe ko akwanga nawe umuhisha kubizi deja ntibigeze bamubwira we bamweretse ibikorwa bamweretse ibikorwa ko umukazana nyine ntibamukanga ibikorwa biravuga biravuga nanjye rero kugira ngo nterura nshobora kubahisha ko ibyo bintu nanjye mbizi gahoro gahoro tukabana kugeza igihe beruriye bakavuga ati Kira umugore wawe turamwanze ati nanjye nibemeje n'inganzwe mbizi nawe agahita yerura icyo gihe nta kosa azaba ariko Kira wagira ngo yaje ateguye ariko numva nta kosa afite ugifite n'ubundi muri Matayo bice 19:5 haravuga ngo nicyo kizatuma umugabo asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe noneho azarakomeza akavuga ngo ubwo ntibakiri babiri ahubwo babaye umwe ngo kandi cy'Imana yafatanyije ntakagire utandukanye Jado ngiye kumushakira itorero mu kabari ariko kubwiriza abasinzi bahinduka ndagatora amashashi bahinduka pe rero Kira wagira ngo yaje yateguye kandi iyi topic nawe nigeze nyimubwiraho erega mani hari ukuntu umuntu mubaza buri ngiye ushobora kumbaza ukajya gusoza kumbaza nanagushubije ubwo rero reba abo bantu bihuje babaye umubiri umwe kugerageza kubatandukana nabitekereza ni skandal ikomeye bakakuzanira akajagari mu mutwe no mu mutima wowe ubwawe waragiye ukishakira urukundo ukaruconga neza ukarugoza rukaza ntabwo waranivanze bo mu byabo reka nzajya kugerageza urantse udasa neza se urabona nta muteguro uri aha hantu none tekereza uyu mwanya wawupanze wakikoza mu nzu ugasanga y'abantu ibintu byaje bizinga wowe wari witegure ko ugiye gukora ibintu bifite gahunda wajya kureba ugasanga tempa zawe zabaye umwana wabifata ute ikibazo gikomeye ni gute se ko wowe ngewe uriya mujama navuye hariya hari ibyo bampaye imana kandi nabashimiye nko kubashimira kwa mbere ni ukuvuga ati ngewe hari umuntu nakunze nshaka ko mushyigikira nkabana nawe icyo ni icyo cyubahiro cya mbere umuryango wundi ukeneye mbishyize
ku mugaragaro yego baradushyigikiye none Imana gute waza kumbwira ngo wa muntu njye nazanye kandi njye nta kibazo na kimwe dufitanye nibura ngo uvuge ngo kako ngo uriya mugore ngo ukora nsuzugurira umwana wenda ngo uze witwaje ko hari utuntu ankorera tutari sawa Imana we ngo kwa kumva umwanze gusa tu kiramushyigikiye cyangwa ahubwo wa mwanya wawe wahaye umugore wamuhaye umwanya uhagije mu rugo rwawe ahubwo ugasanga iwanyu ntibabisha bakavuga ati ubundi yajyaga anadusura kiraho ati dore hejuru cyaramubanye cyaranamuroze icyo gihe iyo udashikamye nyine ngo rwa rukundo rukomeze mu by'ukuri urugo rurasenyuka ahubwo yatekereza umuntu abafashe umwanzuro mani tujye tureba kure avuga ati okay ngewe uriya muntu si twakuranye ntitwavukanye sibyo ariko kwa kumva ko umutima wawe hari ikintu urimo uragusaba sibyo mfashe umwanzuro ngewe mvuye muri Ngoma ndenze Kayonza ndakomeje urengerazuba cyangwa nushaka ubibona mu kuyirega hasi icy'ingenzi nuko wazanye n'umuntu kugira ngo umuntu yumve n'uburemere bwabyo wowe ubwawe nta kibazo na kimwe umuntu wamufitanye Imana aguha byose uko ubikeneye yego umuntu arifashe aramwanze serivisi zose ndetse nta n'ikindi kintu kiri no hanze hari ukuntu umuntu abaza umuntu we baravuga ngo umwana murizi nakorwa urutozi bitewe n'uburyo nyine bazi kare abari ishyano n'iki n'iki nta bindi noneho wowe umuziho uvuge ngo wenda ushaka gusanga ikintu ubwo batabinkorera bikorera ntacyo umuziho ariko ngo umuntu ngo ndamwanze ngo nanjye ngo se ngo mama wanjye biraza gukomera ngo mama wanjye ngo ehehe ngo iki n'iki bakunzi bajyaho rero uyu munsi twakomereje mu njyana yacu n'ubundi urukundo ruganza iteka mu bantu ese rurimo ruraganza iteka mu bantu cyangwa se rwarakonje niba se ruri kuganza iteka byaba ari sawa cyane niba rwarakonje ese ni iki twakora kugira ngo urukundo twahoranye nubwo tutari abakera ariko ba data twagiye tuganira na ba mama turi abakera kuko turi abantu umuntu ugeremewe turi abakera cyacu ni iki twakora kugira ngo urwo rukundo rwahozeho na mbere twongere turuzahure none kira reka tuvuge wenda umuryango wawe ntabwo wakunze umugore wawe ngo nibagera nyuma bamwange sibyo wowe wabengutswe inkumi yo kwa runaka wumva gutanga urugero ntabwo mbera data bukwe komeza kubera ko tunga sadepa uyishyize muri quelque chose urumva igihe kirageze umweretse ababyeyi baratangiye baramukirititse ni kagufi rero twese shahure ase ati mwabyara abana meza batiti nawe ndebe noneho ubwo bakweruriye umukobwa utaramushyira mu rugo aho ngaho ubwo mbere ibisobanuro duhaye byari uko wamuzanye mu bana noneho utaramushyira mu rugo ariko waramukunze buriya iyo ugeze igihe cyo kwereka umukobwa umuryango ni uko biba bigeze kure wabigenza gute noneho bikiri aho ngaho ngewe uzi ukuntu mbayeho mu buzima ntabwo nzi kuberaho umuntu ntabwo njye nzi kuberaho umuntu yego njyewe nka kira ubaho nkawe njye mbaho nkanjye yego ndakubwira ati njyewe mfite umukobwa ubanje kuma wenda iyo umuntu akubwira gutyo abakubwira abo atakunze ariko akaza kugira uwakubwira nibura ati abaye wenda uko biri ataramubona siko bimeze kuko batangiye kuvuga ati wenda iyo mukira nk'abanyeshuri hari utwana mwamwirwana iki n'iki yakureba ati tujya ku ishuri none umubyeyi akagira ukundi kuntu abibona none uko wenda ugenda ukura ugenda wimura ibyiciro sibyo wenda akaguha ingero akurikije kuri ibyo njyewe rero ukuntu numva ku bwanjye nakubonye nkumva ndagukunze mwumva pe umfitiye byose kandi nawe uremera kubima nk'uko nyine ngewe mbigomba mani ngewe ntabwo iwacu bazinzanaho nakunda umuntu wanjye kuko nabo bajya gukundana ntabwo nari mpari nta n'ubwo nzi ngo ese byatangiye bite ubwo rero nanjye ngomba kuba nkanjye ngakunda umuntu wanjye ahubwo ubwo nkahangana n'izamu ryanjye
nibura kugira ngo hatazajya n'undi muntu unyera kidogo. ubu ngubu wabivuze nka Kira Center. Yewana ni nkanjye oya ntabwo mbivuze nkanjye barimo barabona. Yego ntabwo mbivuze nka Kira Center. oya nuvuga Kira barabyumva ko nabivuze mu ariko ubwo uzi ko nabishyira mu ishusho yanjye. ariko ubwo uzi ko ariho hahandi nk'ubu ngubu Kira nk'uko yakomeje arivuga yashatse umugore umuryango ugeze nyuma uramwanga. nuko mba numva izina byo gushaka kusa nkaho ari ikiruhande kandi ari irye. Noneho bakaba bifitiye umwana w'urubyiruko mbese umwana ugeze mu bwangavu nawe atangiye kureba akabona kwa sogokuru no kwa nyogokuru bitameze neza nyine hari ukuntu yajyaga ajyayo na nyina bakabafata yagera igihe hari ukuntu abakaka bagera igihe umwana wanjye ubutaha ntuzazana na nyoko uzane wenyine. Noneho umwana yagerayo nawe ugasanga abakecuru bakunda kubicisha mu bana ugasanga burya rero akamuzana utuntu yamuhishiye kubyo wazanye na nyoko ntabwo ngibi nzajya mbiguha uzajya wiherera ushaka kurya uza wenyine n'ujya ushaka ko nkwaka uzajya uza wenyine. Ariko gatoya ubwo uwo mubyeyi ushobora kubwira umwana gutyo ni nyogokuru ni sogokuru se ubwo waba akomeye mu mutwe ubwo abazi ko umwana bafite ubwonko bukomeye bingana iki ku buryo azi neza ko atari bugere mu rugo ngo abigire. Nanjye nibyo nshatse kuvuga niyo usanga umwana aza yagera mu rugo ntabaze nyina ahubwo akabaza papa kiyo ngiye iwanyu kaka yambwiye sinzongeye kujyana na mama ahubwo ninjya njyayo njyenyine nijyana utuntu twiza naho ninzana na mama ntabyo azampa nta na bene bijyanye na mama koko uzi ko pa nta kintu yampaye ariko uyu munsi navuyeyo ati nasanze benze nta n'imineke bari bambike ariko uyu munsi nagiye kanga imineke imaze iminsi 3 kwa ko nagiye njyenyine barayera buriya mama bamwangiye iki ariko ubwo urumva ikintu ubu bibye mu bana mbese ubundi uratekereza mwana iyo ibyo bintu bitangiye kare ntago buriya mani njye yarakantu njye nkunda kuvuga nkanjye ariko nkakira noneho mbyemere sinakamere kw'iryo zina n'iryawe buriya njye mu buzima kandi nawe wumva ako kantu gashyire mu matwi ntuzakandagira igishirira kibona iyo gikandagiye ugakuraho uragikandagira ukandagira agashaka kuzima iyo ukuyeho umuyaga urahuha kikaka aho kugira ngo ukandagira igishirira kikotse usige cyaka gikandagira ugumisheho ushye agusiga ikijimije. Tekereza kabiri wayama ndabyumva wabyumvishije icyo nshatse kuvuga reka njyewe ni bya bindi kugira ngo bize kujya bitazagera no kuri wa mwana wanjye nihari nakubwiye ngo urukundo none njyewe nagakomeje gukurukana gutya n'iwacu ndaje ndaruha umuryango wanjye basi ibyo uzane wa mwana ubu uri umwana ufite ababyeyi bakundana ibyo wambwe ntabwo biha umwanya kuko iyo umubwiye ibintu nyirabisigaho ahubwo yaza dadi mami akaba atanabyibuka amazi biriya mukecuru amubwiye akaba ataheza ariko uzi impamvu wa mwana abiha umwanya akaza akabivuga se nawe nuko hari akantu gatoya nyine wari ugikomeje ufata mama iki n'iki n'umwana nyine ukamwereka ko umukecuru nta ribi n'iki ariko hari ukuntu ushobora gufata urugo rwawe ukaba ati njyewe niba banyetse ko umugore wanjye batamukunze ngiye guforoma umuryango wanjye nk'uko urukundo ukwiriye nibura njyewe mbishuri ryabariye nabo babibone ko hari ikintu koko nje nubwo buriya rukuntu sinigeze kubabwira ngo itonde nigeze kubabwira ngo agasamwe nyiga kagiye ku rutare karasura urutare ntirwavuga karavuga ariko nubwo utavuze nzi ko wabyumvishe hari ukuntu umuntu ukora ikintu nubwo utavuze ndaguhaye shati icyonzi cyo kumfasha akantu urumva rero nanjye nakwihura njye nkakora ibindeba kuko numva navuye aho ngaho hari ibindi nsanga nagomba gukura n'isabune mba ngomba gukomeza njye imbere ugomba kumureba noneho rero reka mpita nkusona cya gishirira rero ngiye kugira ngo nubwo uri kwirukanka aba witonde gake njye mbanza ndiruka sinicaye ntacyo mbaze reka nkubaze cyagira urwango rwa rukundo nabakundaga ngiye kuzana noneho ruhundagaze ku muryango wanjye icyo nkubaza ni iki umuryango wawe muri kuganira rwa rwango iwanyu bamufitiye wafashe umwanya murabiganira njyewe nakubwiye ukuntu nafashe umuryango wanjye umwana wacu ukuntu avutse asanga iwacu tumeze sibyo urukundo dufite nawe ararukurana sibyo ntabwo abasha kubona mani ngo hari n'umwana utazi ibintu byo kubabara abana bo mu mujyi ngo umuceri uvaye atuva kuri botike kwa Jado ngo amata avaye ngo ava kuri dayari kubera iki
yakuze nyine yibonera ko bajya kuri dayeri bakazana amata ntabwo yigeze abona inka ubwo umwana wanjye ntabwo nshaka kumwereka biriya byo kwa nyogokuru nyine kuko ntabwo ari byiza azagende wenda bisanzwe ntacyo ariko hari ibyo namuremyemo ewana ku buryo ibwira bamubwira azabyumva nk'umukino nk'ibisanzwe ze naza ntabwo azabona umwanya wo kumbwira buri mwana ubona umwanya wo kukubwira gutyo nuko aza agasanga umeze gutyo nyina umeze gutyo ariko nasanga mwakinnyi azaza ahita abahobera iki n'iki byane ntabwo abakibyibuka niyo mpamvu nyine ashatse kuvuga kuriya ngo aho kugira ngo nkandagiye gishira nkureho nsige cyaka kandi cyanyukije ndagikandagiraho yego ndababara ariko nsige nanjye gishinyiriza ariko kizimya ubwo babandi kwako ubwo kukizimya baba erega wa muryango wanjye nakomotseho niwo nazimije ntacyo kuko ndabona nta nyungu mbatezemo ubwo rero njyewe reka ngo kukizimya ushinyiriza ubabara niko nzababara kugira umuryango wawe uri kuwutakaza kuko ndi kuwutakaza ariko uzimye urwango rwabo biba mu muryango wawe mushyashya urumva ko n'umwanya yakabahaye wa mwanya yakabahaye wo kugira umwanya muto yaganira nabo yawubimye gute waba noneho ko wa mwanya yawuhaye umuryango we noneho iwabo nabo babuze umwanya bamubudogamo byabo nibura byabo bawubuze none igihe cyose we bazagerageza kubicisha mu wenda mu mashami ya kira ariko bisanzwe narafunze narakorotiriye n'amashami najya kukubwira ishaka kugira ngo ureze kugongere ku nzu nanjye hari ubundi buryo ndi kubyumvamo ndagushatse nsanze umuryango wawe ntunkunda kandi mu by'ukuri igihe nawe turakundana hari ikintu ndi bubusaneho nakiraho gake we n'ubundi birumvikana ntabwo mwabyumva kimwe ijana ku ijana kuko uriya ni kira uyu ni pasi we nka kira we yavuze ku ruhande rwe n'iwabo we ntabwo yahise areba ku ntekerezo y'umugore we se mugore wanjye urabyumva ute cyangwa wowe wabyakiriye ute mwana saro wakwishimira ko yanzwe hariho ushaka kuzihanganira nkanjye we nibyo ngiye kuvugaho nkavuga ni ngiye mugabo wanjye ikintu cyambangamira ni kimwe ni uko wa mugabo n'ubundi yakomeza agatayaya nyine yakansigaho gakajya iwabo aho ho byamvuna pe ariko mu gihe yaje tukicara tukavuga tuti mu rugo ko mbona bimeze gutya cyangwa nkabibona ahubwo ngiye nkabikubana nkabona rero mu rugo iwanyu iyo ngiye mbona umwotsi atari muzima mbona umwuka atari mwiza ntabwo baba bameze nk'abantu nyine batari kundeba batari kumbona kandi we nkabikuganiriza noneho wowe wankundira ukabyumva ko nawe wabibonye koko wari unabizi ahubwo watinye no kubimbwira twebwe tugahuriza hamwe rero wowe ntuzacike iwanyu kugeza igihe iwanyu ugewe bazambwirira ko batanshaka urumva bakerura bakavuga ati ariko ubundi nkawe wajyagaye mu muryango wacu ko uradakara urakantu bakanyerurira uradusebye mu by'ukuri cya kibyimba jyewe nari mfite barakimennye noneho jyewe jye nawe twaba tuti wowe iwanyu ntuzahacike nubwo jye banyangange nzihanganira kubaho muri izo kondisiyo none nkaba najyayo wajyayo mu rwego rwo kugira ngo babone ko utabataye ariko mu by'ukuri birashoboka ko n'ubushize twavuze ko ubushize kuri cya kiganiro mwibuka ko twavuze ko ushobora kwera imbuto rero buriya izo mbuto ushobora kuzerera ababyeyi ukavuga uti nubwo wenda ntagira gutya ariko reka mbafashe kugeza igihe nabo bazavuga bati dushaka ko dore impamvu wacikayo igihe cyose weho ugiye iwanyu baguhata ibiganiro by'ububi bw'umugore wawe icyo gihe ushobora kugira gute aho hasi muri komenti namwe mushyiremo ibitekerezo mutubwire uko mwiyumva ese umugore wawe cyangwa umugabo wawe umuryango wawe uramutse umwanzi nawe wamwanga ese wakwanga umuryango hagati aho umugore wawe cyangwa umugabo wawe n'umuryango wawe wakwemera guheba nde reka nzamubwire ari umugabo wanjye wanzwe rero yavuze umugore bamwanze yewe nikundaniye n'umusore umusore turakundanye nje kumwereka kuko nta musore
udasura umukobwa iwabo kugira ngo nyine banaganire. None igihe kirageze ntabwo ko nateguje mu rugo ku musore twarangiye kwemeranwa njye kumubereka. Naje kumubereka barambangije ndageze kongera akajwi kugira ngo ndamuherekeje aratashye. Amaze gutaha rero baratangiye rero ya muhungu ugenda imitego ararutwe warubonye afite amenyo ntashobora n'ahanga wabibonye ya muhungu wamukundiye none kubera ukuntu ndashaka kuzana ingwe mu muryango. Urabona wowe uriya muzabyara abana bafite imitwe ingana kuriya mbega bakaguha defo wowe ntabwo witegereza ngo namurebe urahumirisha batangiye banyita impumyi. noneho ngiye koko namukunze namukunze uko ari kandi ibyo ngewe ntabwo nabonaga ari nazo umukundira amenyo y'inonosha urumva. noneho rero igihe kirageze baratangiye bashatse no kwanga ko mushaka. Reka mbabwire neza ko bamwanze bakimubona naza gufata irembo ntiyazabyemera. ngenda avuga ku ruhande rwanjye nibwo ubusanze nigendeye niherekerejwe n'umubu. Supanete zaraje ntabwo mu buti tuduhira tikira supanete tukigendera inyuma ya supanete wibere n'imbere wibere muri yawe noneho urumva nimushaka birekere guhenda buvumbe noneho rero kubera wa mugisha banyimye wo gukoresha ubukwe kuko njye bamwanjye bavuga ko n'inzobya z'uwo mugabo w'urutwe n'amenyo badashobora kuzasamira. njye kuko namudore ikirenge barazenzwe nande uzi se wabo uzi se wabo uzi burya imiryango yabo tuzapfa duturanye agatangira bati wabonye abana runakabyara n'abana. noneho ngiye kuko namukunze rwa rukundo rwa nyawe ndemera rwa nyarwo ndemera nitwikire ya supanete usangira umugabo cya bwa bya birori babihomba. ngezeyo rero maze kugerayo turubatse none iwacu barengejeho kuko umwana wabo byanze bikunze yagize ate yashatse ko nakundi babigenze babirengejeho nyine baremeye ko noneho tuza kwirega ariko nyine twamara kuhava bagasigara bahonda agatoki ku kandi kikaho ariko umwana wacu tuzamugarura. ibyo bintu barabigira. musaza wanjye aransuye turaganiriye umuganda agiye gushaka icyo mwakiza ati waribonye buriya yaza kwa undi mugabo yari bwamenya ko muba muri buze ntarategura nta buzima dufite uri aratekereza ati rero ntanjye yarangira bakudeturunye wa wasaze waba warangiye gusara kare kuko ujya kumutoranya ntabwo wigeze bagisha inama. icyo gihe rero ushatse wakomera kuri rwa ku mahitamo yawe. noneho akenshi n'usanga njyewe twanye na musaza wanjye niyo ufite umugore ujya kumuhitamo wigeze ngisha inama kuba utarangishije inama rero nicyo gitumye nanjye ibyo nahisemo n'ibyo niba bikubereye bibi igenda wibana ugasanga mushiki na musaza ntibacana uwawe neza musaza warikupye barawucana amazi akagwamo. ngenda baha nk'urugero kandi rwa nyarwo nzi neza ampulisi reka no kubica no ku ruhande urugero ngewe rundiho yewe nk'ubu nitwa ndi nk'abandi Jean Dodier ndi nk'abandi batara mu Jean Dodier nk'abandi bajama rero muri goragoza iryo zina njye byarandushaga gusa nanjye nakubeshye nimara kumenya ukuntu bakwita nabitekerejeho oya nta ukuntu banyita kuko witwa uko bakwise ukaba witwa nabitekerezaho nk'abandi bana kwa kwenda yavutse ahandi nyina muzana iki ni iki tubwiye ndavuga rero ibi bintu imbere yawo kera ndibuka njyewe njya kwiga mu wa mbere segonderi urabona twe twagiraga aba prefet de discipline tukagira ba desetide murumva twize mu gifaransa nyine atari bavuga ngo dosi ngo iki noneho turi kuvuga amazina bari kutwandikira amakarita y'ishuri karite de reve
ntibavuze ngo nitwa ndi nk'abandi Jean Doti abana bose bahindukira icyarimwe baramaze ngo ese nguri nkandi baba we icyo gihe urumva nari nkiri n'umwana muto byarandushaga ariko umaze kuba mukuru kuko wari kuvuga kose ko waryandagaza kose narakuze nirikushije noneho rero mutirituruka abenshi wa mugani bashobora kuvuga bati baje dusanga baramubyaye kuri mpanumve bakamuzana mu rugo agahita yitwa nk'abajya mu bandi numvaga ari nk'abajya mu bandi. Dore rero ukuntu byagenze birasa n'iyi topic turi kuvugaho uyu munsi. Papa ntabwo yakunzwe mu muryango yashatsemo ariko byo byakomokaga kuki ku kuba we na mama bari basa nkaho bafitanye isano ariko yakura itabuza gushakana impara gucuranga mu Kinyarwanda. Noneho rero mama akagira se umufungamutwe byatari yarabana ni sogokuru ninde wabana sogokuru ubyara mama yumva bana yaje kera ati ibyo bintu ntabwo byaba ati jewe mushingira turatsinda bitwaje iki amasano kandi atanafatika amana uzi ko Sariya ari sekuru wa sekuruza wa se wa noneho urwo rwango rurakururuka mama na papa ntabwo bakoze ubukwe hariyumvikaniye bagenda ku bana noneho urumva imiti iravangwa igira irakura rivamo njyewe ariko ubwo mbere y'uko njye mboneka ubwo papa yajyanye inzoga zitwa izo kwireka barazemeye zanyerewe ku marembo kwa sogokuru kwa sebukuru wa papa uriya muryango niyo umutekerejeho mba numva ari ibibazo. Noneho ubwo inzoga zinyobwa n'abahisi n'abagenzi ubwo basaza ba mama kwa sogokuru n'ubwo nyogokuru nawe baramubana mbega ubwo uwo muryango wigize nk'aho ibyo bintu utabizi noneho ubwo ibi bindi n'ibi bido bazanye n'inzoga barikorera barikuburuga abahisi n'abagenzi bamaze kwinywera barikubura baritaye. Njyewe rero mvutse papa ati nanjye ndi nk'abandi bakwe mwabicucuma naho ryavuye hari izina ryanjye so ni ukuvuga ngo ibintu byo kuba umukwe ashobora kwangwa cyangwa se umukazana akangwa bishobora guturuka ku mpamvu nyinshi zitandukanye ariko mu by'ukuri ntibyatumye aho ukira urumva mama wawe ataraje mu mwanya wa kiro koko uko nabivuze kari n'inyamibwa kuko mama wawe iyo aza guhita yumva ko ngo mama se ngo papa disi ngo iki n'iki icyo gihe uzi ko ushobora gusanga bwaza kwigarura nyine byawe n'umuntu ngo ariko wamuganire n'ibyo noneho akazagenda kuko yumviye ababyeyi akagutwara mu nda noneho akazatekereza guhindukira papa wawe nawe yarafashe indi myaka rero buriya kandagira igishira kugira ngo gikore gisige cyaka kizimye buriya mama wawe yakishimije rero rwose arashimiriza kiramukara kizimye urumva nta kintu wumvamo byo kumvamo ni byinshi cyane rero niho narindi iyo umugabo wanjye bamwanze natangiye mbabwira ko nashwanye na musaza wanjye ariko umugabo wanjye ntabwo abizi umugabo wanjye yaturukije ibyo kunywa nyine aramusekera amwereka ko nta kibazo ariko njye hari ikintu ngize yambwiye noneho rero iwacu naho baratangiye kugenda mu rugo rwanjye bibaye gake cyane bishoboka baribanye umugabo ageze arabimbaza mbona iwanyu ngiye tugiyeyo mbona tuticaranye kwa kundi wahaguruka uri umukobwa agiye iwabo yayana ntabwo banganiriza usanga musaza wawe wenda yarebye hirya ya telefone yagiye mu biki cyangwa kwa nyoko bukwe mana uburyo bakwakira tumenya ko bagukunda ugeraho bakagutera intebe nk'iyo ukicara ariko no hasi bakarambura mwana umukeye kugakandagiraho iyo bagukunda ariko ibi bintu iyo bagukunda bashakarambura murambo wawe yaza yahicara agatangira kugira muri telefone utari ko se makuru yanyu yewe yari meza iryinyo ritava kuri iryinyo ritagira gute iryinyo ritava kuri noneho ugasanga ni ikibazo njyewe reka mbabwira ikintu nakora njyewe nk'ubwo mugabo akenshi tuba twashakanye duturanye hagati y'ababyeyi b'iwabo n'ab'iwacu icyo gihe kuko umuryango w'iwacu n'uw'iwabo basa nk'abaturanyi ari nayo mpamvu urwango runagaragara cyane
ngewe nakwicaza umugabo wanjye nkabimubwira nabimubwira impamvu ubona musaza wanjye aza hano tukabona ashinze by'inteko rindi twajya iwacu ukabona musaza wanjye ntashaka kukureba hari muri telefone kumva narabibonye nanjye mba nabisitayeho ukabona bakwicaye kuri karamarazi kandi iwacu hariyo intebe kandi wenda wumve ndimwe nawe bamwakire ariko ukuntu bako bahahurira ugahita ubona neza itandukaniro ugahita ubona ko neza uwawe bamushyize iriya ahubwo wowe bikagutera ikintu urumva icyo gihe rero kuko nawe watangiye kubibona watangiye kumbaza uti si kwiyongeza iwanyu mbona musaza wawe umeze gute bamfetse nanjye nkabibona njyewe ndi kubaye wabibonye icyo gihe nakwicara nkakubwiza ukuri ntabwo gusuzuguye ntureba avuga ngo nyoko kuko cyasuka ntimwasangira araza mukanatanga ikiyo kugira ngo yagufete ko hari ikintu ubuze muragitaye muri make aba yagufashe nk'udahari azana ikigo kimwe mukagisanga rero icyo gihe niho nababwiye ngo icyo gihe natangiye mubwira ko nanjye kumukunda cyagiye wazaga bwa mbere ukiri umusore batangiye kugenda bambwira amajwi ameze gutya na gutya ariko naragukunze jewe ibyo ntandi nibyo bavuga sinanagiye ku rundi ruhande Justin ndamwumva ako kantu ko kwicaza uwawe ukamuha ukuri ukuri nta nubwo bishobora kwihishikana kugira ngo ugeze n'igihe cyo gushakana wowe utarabimenya ntabwo bibaho urihishikana urabihisha kubera ko njyewe niba umugore wanjye mukunda ubwo ni fiyanse wanjye ndamukunda pe ntago ntahita nifata ngo bashanga reka ngo iwacu nawe ashobora ubundi ubwo niba iwe batankunda ndajyahe kandi mu by'ukuri ngewe pe imana numva atari wowe ubwo nawe bwahagarara niyo mpamvu urabanza ukabitsimba ngewe navuze ko ubundi ngewe nkanjye sinanabimubwira ahubwo nawe ashobora guhita abona ko ari impinduka ku buryo niyo byazaza nta kintu byazagira mvuze gutyo keretse mwebwe ubwanyu mugiterekana n'ubundi inzira yari yo kwigendera mutavuze ariko noneho wateretse uri gushaka no kujya kugira gute kujya gusaba uragenda ufata irembo urarifata kwande bakwanje icyo gihe impamvu zagenda kose ntabwo ushobora kubikora aho rero impamvu ni nyinshi hari ukuntu bikavarika gute rero mu rugo urabona igikorwa uri gutekereza cyo gusaba njye bambwiye ko nta bushobozi bwo kwishingiro bafite barambwira ngo ibintu ni bibiri niba umukunze mwishingire niba wumva ari ugusaba nanjye uhasiga wa musore ndamutse mfite ubushobozi iyo ufite ubushobozi nibwo kwa kundi ufite ubushobozi nyabura abazinywa bangu basura batira mba mubwire hari ikintu cyo uzakurura oya hari n'ikindi kintu uzakurura tuvuge wenda uranamubwiye ko uramuhenjaritse umubwiye ko iwanyu nyine nta bushobozi kandi mu by'ukuri wa muntu muri guteretana ntabwo uzi ibimurakaza n'ibyo agize gute n'ibyo ashobora kwakira we none harabyivumburiye amenye ko inzoga zanzwe kubera ko batamushaka wenda kwanje rero urumva isi uramuheba hari n'igihe ujyayo baba bati ese burya inzoga mwazanze ko mutankunda icyo gihe uramwanga icyo gihe ahita kwanga we icyo gihe aba yambeshye nawe ubwo aba yahishiriye amafuti iwabo mu by'ukuri urumva ntabwo we yagukunze ngo akwereke ikintu nyacyo ryabuye riracyahishe ku buryo uri butereho isuka ikagira gute igahongoka wowe ibyiza icara uvuga ati yewe ndagukunda pe ndagukunda ariko mbabazwa nuko ugiye kugira gute kugenda ku mpamvu y'umuryango kunyangishwa n'umuryango bimubwira bimenye niba akomeze abizi niyo mpamvu n'ubu bivuge ikiba kibi kuko wamukunze noneho umenye defo y'umuryango wawe nawe nagufatira akagenda akavuga ati jye sinzazana umusore wawe wagize n'ubundi uzahita umenya ko nawe atagukundaga bityo utegereze uwawe urumva ariko niko bimeze utamubwiza ukuri natamubwiza ukuri akisanga none hari wenyine
aho nawe ukazivumburira ukuri ubwo ni ku ruhande gukora kwanze umukobwa ntakweruriye noneho urabuze ati okay niba araguhenjaritse noneho ugiye gutereta ugiyeyo ugiye gutereta umukobwa arakwakiriye kuko umukobwa niwe uzakwakira ugiye kumva ugiye umbese nk'umuntu mu cyumba ariko ubundi rarutwe rwe mwarubona yarasaze nta kintu uzakurura hari ahantu nzi abatipe nkabyumva njyewe ntanga wenda nk'inama ku bantu bafite nk'umugabo wanjye baramwanze ari ibishoboka tukaganira neza umukwe adakunzwe icyo gihe iyo bibaye ngombwa mwe mwihuje mugomba gukora ibyanyu by'ababyeyi mubyihoreye kuko nabo bafite uko babayeho ibyo birasobanutse rwose bafite uko babayeho noneho ukirinda bya byo kuhora ugisha inama ngo none se ngo ko bavuga ko bagira gute urumva ko uwo mukobwa yambereye isomo ntabwo yigeze ajya kugisha inama kuko yagisha inama ntabwo byari bukunda ahubwo we yigirira inama aravuga ati ibyo byose ibyo bakamwangiye kandi bavuga ngo umutwe mwegiriye gutoromba ariko inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo ngiye kubivuga ngo iyo ngiyo ntabwo ari umutwe gusa ahubwo ari umutimanama njyewe ikibazo mwakunze gukoresha niwe murakoresha imirongo yo muri bibiri mushaka ko yumvise ngiye kunasoma kandi mu by'ukuri mbajije ngo mitsingi yishizemo hasi mu ndi njyewe wimbaza mwana ibyo by'imirongo ariko yabikubwiye wabyumvise ubwo nawe inama umuntu yigira mu mutima we burya niyo iba nyirayo kandi ngo igisubizo cy'umutima niyo iba ariyo uzarebe nk'abantu umugabo n'umugore bashwanye bagahamagara abantu ni ukureka nkubwire inama babagira namwe ubwanyu mwayigira ko mwarangiye reka mbabwire sibyo reka inshuti bakunzi bajyaho Baptist Official Art and Tailoring aho hasi muri comment nizere ko comment zizaba nyinshi kabisa mukatubwira uko mubyumva iki kiganiro kirumvikana nk'icyoroshye ariko mu by'ukuri ibi bintu birababaje uzi gufata umwanya ukajya gutereta inkumi gutereta biravuna by the way gutereta biravuna noneho ugakonvenka umuntu paka yemeye ko azaba mama w'abana bawe umuryango wawe sasa bya bindi ya majoro waraye twadukoro bagahita babigira zero ibyo bintu biragoye nizere ko comment zaba nyinshi aho hasi kabisa mutubwire uko bimeze reka twihute rero tunajya n'inama wa mugani kira ndagira ngo ugire inama umuntu wangiwe n'umuryango we uwo bashakanye umuntu wangiwe n'umuryango we uwo bashakanye inama nakugira uwo ni umuryango wanze undi muryango kandi uwanze uwo urifatanyije nta rugero bakweretse ati ngiye ko nanze nyoko bite sibyo barafatanyije banza wumve barafatanyije wowe rero banza urebe barakurusha ubwenge nkande niba okay ahubwo njyewe nabagira inama kumva ko mwese buriya baravuga ngo iyo ukubise imbwa uba ushaka shebuja niba banze umugore wawe wese undi ubwo baragukunze niba udakunze ibyishimo byawe bakumva bagukunzemo ibiki umuntu wowe wumva ko ari ubuzima bwawe uko uneze ibintu byose wumva ko ari we baravuga ati we toka ivumbi umuntu ni igiki nawe rero nakugira inama yo kumva ko niba ukagira amahirwe ahubwo akagushonesha siba wa mugani wanuze siba ubwo ni kira mani ndezi none se umuntu matagwaye urukundo mu rundi urukwe byumvikanye basi nawe gerageza kugira inama itanga igitekerezo aho ngaho ujya inama nyine ubundi abo bantu bakabaye bitwara gute njyewe ukuntu ndi kubyumva ndamutse urankunze unjyanye uhanya hasi hasoni ati uzaba tumva izina rye wajya ngo ninde ewe jewe uko mbyumva nakomeje kuvuga ko jewe mbere y'uko tunashakana niyo baba babimuhishe namwereka ukuri kwanjye hanyuma muri uko kuri kwanjye icyo naba ngamije ni ukunga ubumwe tugakora urukundo ruhamye ku buryo nta muntu utunyuramo ngo
ngaho wagiye ngo bimeze gutya na gutya njye nkima amatwi mu rugo hanyuma we nkagusaba ko dukora nyine umuryango n'undi twagambiriye ahubwo nkagusaba ko duharanira iterambere kugira na rwa rukundo cyangwa bya bindi bagayaga bashobora kuba bakwangiraga kuri umukene kugira ngo rya terambere turigereho dufatanyije ko bavuga ko abagiye inama Imana irabasanga tugaharanira iryo terambere ku buryo noneho ba bandi bakwanze bazakururwa n'iki n'urwego ugezeho inama rero nabagira ni none ubwo se njyewe mvumbuye ko bankunze kubera ibintu byanjye bwo nabakunda kubera ko wazaba warakiriye cya kintu nakumenyesheje imbere mu by'ukuri ntabwo ibyo bintu byakunanira wowe kubera ko wakiriye ko nakubwiye ko batagukunda ni intambwe wateye wabarushije n'ubwenge ibyo bintu rero ntabwo bizatuma n'ubundi wanga kubakira kandi ufite n'icyo uri bubashye nuko mbyumva rwose nagira inama umuntu nyine we n'umugabo we nibunga ubumwe bakora urugo ruhamye nibiba na ngombwa bava aho hantu bagende bature kure ariko bo bakomeze babe umubiri umwe icyo kintu uvuze none reka tugire inama noneho ababyeyi bameze batyo ababyeyi bameze batyo noneho bo inama wabaha ni iyihe Justin ababyeyi bameze batyo rero baraneza uretse ko abahungu benshi babima amata abahungu bameze nka Kira ariko bareza ababyeyi bameze batyo rero ngewe inama nabaha nabibutsa kubanza birebaho akareba ko wakikumwe n'uwo nawe yahisemo barasazanye noneho nkanabibutsa ko bajya bakunda kuvuga hari umugani ngo niko zubakwa bo niko bajyaga babwirwa bituma bubakira ku bintu bibagoye kuko bahama muri niko zubakwa barasazanye nabo rero nibaha amahoro b'abana bamenye ko ariko zubakwa ibyo yahisemo nibyo bubaka uko babishoboye n'uko babishaka ariko nta bya niko zubakwa njyewe niba nikundiye umuntu niba ari mu gufaramaza ubundi jewe ndakunda amabanga niyo mpamvu ababyeyi bo batakabaye bivanga batakabaye hari n'imigani mbona ngiye nahinduka mfite uburenganzira imigani myinshi nahinduka mbese ubwo ibaze nk'icyo ugasanga bagishyize mu mugani ngo niko zubakwa ugasanga umuntu yakubwiye ngo nakore kagira karacitse karanyereye ariko nyine hari utuntu mani hari ibintu uba wumva koko sha bari bibeshye ngo kiliziya yakoye kirazira ngushaka inkanga ryama nkayo kuri ubu ngubu nk'isigaye gura miliyoni waryama mu kiraro bakosasa ibyatsi ushaka inkanga ubu ntabwo bwo gushaka inkanga ryama rero ibyo ni ibimana ni imigani bacaga bajya ngo wenda bumvishe ikintu ko bacyoroshya kuri ubu rero mani Imana rega ibintu byose byateye imbere kuri ubu ni ikofi mana abasaza barasirimutse ewana nta bintu bya bindi babaviye ba kera wasangaga yibereye mu ikawa ipantaro uruhaje bateye abatera ikigero rero nibareka abana uko wumva ibintu byasirimutse kuko nta muntu njyewe ntago ndabona ni ukubyumva mu nkuru ngo ndagiye ngo ndamutumye ngo ujya kundambanyiriza kwa nuzi uko ibintu byacitse nta muntu kijya kurambagiriza umuntu n'ibindi bibumve neza yuko ubundi biriya bintu ijisho ry'undi ntiri kurebera umugeni n'ibyo rero nubwo banawucaga na kera hari ukuntu wabwiraga umusore ngo mujyane ngakurebere bikarangira ari ariko ubundi tubize yuko untumye nkande ako reba wenda nugero ndashonje nanjye ndashonje urumva urambwiye ngo genda uzanire ibiryo kango nuryo ntorya nshuti bakunzi bajyaho rero nizere ko iki kiganiro ni cyiza cyane reka tugicukirize ahangaha kuko ibitekerezo byo ni byinshi murabibona ko biri kwisukiranya kandi byose by'ingirakamaro namwe rero aho muri komenti muzatubwire uko mwiyumva kandi ndagira ngo niba uje hano kuri Jao TV show uri mushyashya ndagusaba rwose gukora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro by'ubutaha niba dusanganwe itsoke uri umufatanyabikorwa mwiza niba ari ubwa mbere gerageza urebe ukore subscribe wizere ko tugiye kujya tubana nawe ugiye mu muryango mugari wa Jao
kandi wibuke kutubwira muri komenti ibyo ushaka ko tuzagarukaho ubutaha. Ibi biganiro ni ibyacu ariko ni n'ibyanyu, tugomba gufatanya kugira ngo dukomeze dutume urukundo ruganza iteka mu bantu kandi twubake sosiyete nyarwanda ndetse n'abandi bose bumva ururimi dukoresha. Njye nari Jao Jado Artist Official, nanjye nari Pasi Emikira Center na Justin. Ntabwo mperuka kubatamo. Murakoze. Ubutaha. Naho ubutaha. Murakoze cyane, turabakunda. ciao ciao. Tunawapenda sana. Jao Jado Artist Official ku isonga.